mujye mureka tunishime, tunave no mu bishego, tunave no mu bintu byo kwigishanya, ahubwo tuniririmbire, tunasenge, tunakore n'utundi tuntu twiza, tubabwire stories z'ubuzima bwacu uko tubayeho. Nyine hariho abantu bajya bakunda kumbaza ngo ukunda iki, wanga iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye ikintu cya mbere nkunda kitarajyanye no mu bintu by'imirire, nkunda music. Nyine nkunda music nyine byatari, sibyo? Nkunda music cyane. Wenda kanze ndeka akavideo kanjye ndi gucuranga, sibyo? Akavideo kanjye ndi gucuranga karihera. Nyine nkunda music. Okay, niko nisanze, nta n'ibindi bintu nanarenzaho, kubera ko hari ikintu uba ukunda nyine muri wowe, kandi idini ryanjye ntabwo rinyemerera gukunda music, ariko naje kwisanga nyine nkunda music byatari ariko nyine ku buryo mba numva nyine nicyo kintu cya mbere nyine nkunda. Nkakunda gukina filime, nkunda gukina filime. Wenda hari amafilime nagiye ngaragaramo, ngira ngo murabizi. Niba utarazibonye ubwo warahombye, ariko n'ubu ubishaka wazireba, zigiye zinariho ku ma YouTube channel mwagiye mubona kenshi ngenda nkoreraho. Nkunda gukina filime kandi ndanazikunda cyane, ngira ngo n'aha ngaha murabibona. Sinzi niba fone ndi gukoresha igaragara neza, sinzi niba muri kubasha kubibona neza. Fone ndi gukoresha kankoremo intuze volume. Fone ndi gukoresha ntabwo iri kugaragara neza, ariko ndakeka nzi niba muri kubibona, sinzi. So ibyo nkunda ni byinshi, kandi ntabwo ndi bukabereke kano kavideo ndi gucuranga. Telefone ndi gukoresha ntabwo iri kugaragara muri tableau neza. Iminsi yashize nyine nayikubise hasi. Ntabwo mwabibonye ko anti block se yamenetse, nayikubise hasi nyine tu. Igihe ntarabona umwanya wo gushyira anti block n'ubundi noneho ise neza, biragoye nyine kuba nagira n'abasobanurira nyine kugira ngo mbibereke neza. Ntabwo iri kugaragara neza muri tableau, kuko nyine kikubise hasi gutya cyubamye gihita kigera kimenagurika, bituma rero ntagira. So nibyo bintu nkunda mu buzima bwanjye. Ikindi kintu ngiye nkunda amahoro. Wampaye amahoro byaba ari sawa. Nkunda amahoro, nkunda kwishima, ariko ndi umuntu buriya mu buzima busanzwe ntajya nkunda kuvuga amagambo menshi. Sinzi wenda hari n'ama mujya mubibona, ariko ntabwo mushobora kubibona. Ariko nk'abantu twagerageje guhura bo barabibonye gutya physically, twahuye live, ubona nyine ndi umuntu udakunda kuvuga amagambo nyine menshi, nawe uhita ubibona kabisa. Ngerageza kuyihigama, ariko ntabwo nyagira nyine simbizi tu. Ariko abantu bambona gutya ku makamera yabo, ku ma channel zanyu, ku ma TV yanyu, benshi bazi yuko nyine ngira amagambo menshi bitewe n'ibyo nkunda kuvuga. Ariko ngewe uko niyizi, n'abandi bantu banzi babizi neza ko ntajya nkunda kugira ibintu byinshi by'amagambo mu buzima busanzwe. Nanjye gushakamo hari utuntu tumwe na tumwe nagiye nkora, nanjye kubereka, ariko mbonye telefone itabibereka, mpitamo kubyihorera ko n'ubundi byari ukubicisha amatsiko. Hanyuma rero hari ikintu bambajije, barambaza ngo nkunda kurya ibintu bijyanye n'iki. Okay, wenda ushobora kugira ngo ni iby'ubwana, ariko buriya ikintu cya mbere numva ntabura ngo nyine ngo mare nk'iminsi nk'ibiri nkunda kurya ibishyimbo. Ndabikunda, urumva. Nkunda kurya ibishyimbo cyane, ku buryo niyo yaba ari inyama utazingaburira kabiri nta bishyimbo ndi kubonaho.
nkaba numva nyine narya ibishyimbo, narya ibyo bishyimbo ariko nyine dukaranze neza, tumeze neza, namwe murabyumva. Nkunda kurya udukanura amaso, ibintu biturutse mu nyanja nyine nk'amafi, ubujagara, niba ari ubujagara, bwa bunuze bw'udukanura amaso twose ni dutoya. Ikindi kintu wenda nkunda kurya, ubwo navuze ku bintu bijyanye n'amasosi, nkunda kurya amateke. Rero ngiye amateke nkunda nariya y'amabwayisi, yayandi agiramo amabara mo imbere. Amateke ndayakunda cyane, ninza kugusura ukaba wayatetse ntuzatinye kuyampa. Ikindi kintu nkunda ku ifunguro ryanjye ntabwo hashobora kuburaho umuceri buriya, ariko hakaba hari ikindi kintu kiri ku ruhande, sibyo wenda tuvuga agafiriti, ako gaceri n'agatoki nkakarambikaho gatoya nyine, ariko ako gaceri ntikaze kugira gutekura. Ikindi kiryo rero nkunda wagitetse neza, nkunda kurya akawunga. Hariho abagore benshi ubundi mubazi kuba bakunda kurya imvange, njye ntabwo nkunda kurya imvange, wapi, ntabwo ari ibintu byanjye. Nubwo imvange nyine ni inyoroshyamabuno, ngira ngo murabizi, zoroshya abagore, zibafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero njyewe nisanze ntazikunda, kandi sinabahisha sinanababeshya, ntabwo nyine nkunda imvange. Afazari wenda ushobora guteka ibirayi byumutse, ngira ngo mujya mubibona, hari uburyo umuntu ateguramo ibirayi byumutse, uretse nzabigisha guteka, nabyo ndabizi buriya, nk'uko mubona ibintu mbizi no guteka ndabizi. Zambaza indyo wumva ushaka kurya, njye nzayikurangira uburyo ugomba kuyitekamo kandi bikagenda neza, kandi n'igiciriritse ku buryo buri muntu wese yayirya. Ni ukuvuga ngo rero ibirayi urabiteka ukabitogosa ari umweru gusa, ukabireka bigashya neza bikazana ifufu. Apana bya birayi, hari uburyo umuntu atekamo ibirayi akabishayisha, we ntubishayisha ahubwo ukabiteka neza ku buryo bizanamo agafufu. Warangiza ugafata puwaro n'igitunguru bisanzwe, puwaro n'igitunguru bisanzwe, ntabwo mvuze pavuro, ntabwo mvuze seleri, ntabwo mvuze iki, puwaro n'igitunguru gisanzwe kandi byinshi bihagije, ukabikatagura ugasuka amavuta mu isafuriya, ukabikaranga ibyo bitunguru bigashya neza, warangiza ukamenena ya mazi ari mu birayi ugasukamo, warangiza ukabicugusa ku buryo amavuta yinjira mu kirayi neza. Ibyo birayi nibyo nkunda, ibyo birayi nibyo narya, washaka n'ifiriti ukayireka. Ikindi nkunda burushete. Nabyibagiwe, ndari igihe ushobora kuzatekereza kuvuga ngo ugiye kunsohokana, nkunda burushete bitewe n'ubushobozi bwawe ufite, ariko wayo ufite ubushobozi nawe wabyumva ikibazo